onyo cyangwa se iki gitunguru dukoresha kenshi mu gikoni mu kurunga ibyo kurya. Uyu munsi nicyo tugiye kurambura, tugiye kureba ibanga ryacyo. Igitunguru kirimo ibanga rikomeye, ndashaka kukubwira uburyo bwiza uzagikoresha kandi kikagira umumaro mu buryo bukomeye, kikakubera umuti. Uyu munsi rero komeza kubana natwe, ni Salvation Content TV nk'ibisanzwe, ngiye muri kumwe ni Naturopathist Byukusenge Honorine. Niba ari ubwa mbere uje kuri Salvation Content TV, wibuke gukora subscribe, uhe amahirwe undi muntu umwe aze kugira amahirwe yo kubona iyi video. Ni kenshi cyane rero twumva cyangwa twiga ku gitunguru, ariko uyu munsi ndashaka kukubwira nkagushishikariza kongera ingano z'igitunguru wakoreshaga. Ndashaka kukubwira n'uburyo bwiza ugikoreshamo kikagera ku ntego. Amahirwe rero kuba tukibona hafi, mureke tuyabyaze umusaruro. Igitunguru mbese ubundi kigizwe n'ibiki? Ni ibiki dusangamo iyo tukirya? Igitunguru gikungahaye ku mavitamini menshi, ku myunyungugu myinshi, gifite ibitunga umubiri byinshi cyane. Ariko iyo tugitetse mu mavuta gusa, ntitukirye ari kibisi kikiri fresh, ziriya ntungamubiri akenshi ntago tuzibona. Igitunguru usibye kuba kizwi mu kurunga ibyo kurya, burya igitunguru gikungahaye kuri vitamine C. Vitamine C tuyisangamo ku rugero ruri hejuru. Nk'uko mubizi, iyi vitamine nta hantu ijya yibika mu mubiri, bisaba ko uba wayiriye buri munsi ukaba wayiriye. Iyi vitamine rero ibonekaho ku rugero ruri hejuru, kuko iyo ufashe igikombe cy'ibitunguru kitari kinini cyane kiri moyenne ukabikatagura cyangwa iyo wabirabye, icyo gikombe kibonekamo 13% by'iyi vitamine. Birumvikana rero ko udashobora wenda kurya icyo gikombe cy'ibitunguru byuzuye, ariko bikagabanwa n'abantu batandukanye. Wowe ushobora gufata ibyo wumva ukeneye. Igitunguru kibonekamo vitamine B6, kibonekamo na vitamine B ya 9, kandi kibonekamo na vitamine A. Igitunguru kiratangaje. Kibonekamo imyunyungugu itandukanye nka calcium, sodium, magnesium ndetse na potassium. Nk'uko mubizi, umubiri wacu ukenera imyunyungugu kugira ngo amagufa yacu akomere. Ibitunguru ni byiza ku bana batoya ndetse n'abantu bakuze. Wari uzi ko igitunguru kibonekamo amazi 89%? Mu bikigize harimo amazi burya 89%. Habonekamo 9% bya carbohydrate. Ibyo byose ni bikigize kandi umubiri ukenera. Ndashaka rero kukubwira, nyuma y'uko umenye ibikigize n'ibyo uzasangamo nukirya, ndashaka kukubwira imimaro 8 icyo kizagufasha nuba wakiriye muri buriya buryo bwiza, wakiriye kitashirijwe. Igitunguru iyo ugifashe ukagikata, ukagikoramo salade, ugakamuriramo indimu, ukakirya mbere y'ifunguro rya saa sita, ni byiza cyane. Nk'uko twabibonye mu kiganiro twakoze tuvuga ku gikwiriye gusoza kurya ribwa nyuma y'ifunguro n'igikwiriye kuribwa mbere y'ifunguro, twabonyemo kurya ibintu bibisi ari byo bikwiriye mbere yo gufata ifunguro rikomeye. Ibitunguru rero ni byiza cyane kubirya mbere y'ifunguro. Bibonekamo iriya enzyme cyangwa imisemburo mvuzo iba ikiri mu bintu bibisi bitaratekwa ku rugero rwo hejuru. Niyo mpamvu rero ukwiriye gutangira kujya ukoresha igitunguru ukakirya mbere y'amafunguro yawe. Ikintu cya kabiri igitunguru kizagufasha, iyo ukunda kurya igitunguru warabigize akamenyero,
igitunguru cyongera ubudahangarwa muri iyi nzira yacu y'ubuhumekero. Nk'uko mubizi, igitunguru gikunda gukoreshwa hakorwa imiti y'inkorora ndetse n'ibicurane. Iyo rero ukunda kugikoresha, za nkorora ziriho iki gihe zidakira na za gripe zikomera zikamera nka malariya, uba uri kuzikingira. Igitunguru rero ni umuti ukomeye. Igitunguru ikintu cya gatatu kizagufasha, ku bategura amafunguro kenshi na kenshi bakwiriye kuzirikana guha igitunguru igitsina gabo. Ku gitsina gabo, igitunguru gikingira kanseri ya prostate, ku bamenyeye kugikoresha cyane. Nk'uko mubizi, ntabwo uzakoresha ikintu kimwe ngo nkoresha igitunguru kiramfasha, ni umuti 100% ndabyizeye. Biragusaba ko umenyera kwita ku buzima bwawe no gukora isuku mu mibereho yawe mu mubiri w'imbere, kugira ngo ikigufashije icyo uriye cyose kiri naturere kibashe kugufasha. Niyo mpamvu igitunguru kizagufasha kugukingira kanseri ya prostate niba usanzwe n'ubundi wita ku buzima bwawe. Ikintu cya kane ibitunguru bizagufasha, igitunguru kirwanya ibinure bibi mu mubiri mu buryo karemano, mu buryo giteye. Kirwanya ibinure bibi mu mubiri umubiri udakeneye tuzi nka cholesterol. Ibi binure bituma umutima ushobora gutera cyane, cyangwa bino binure bigatuma umubyibuho w'umuntu wacu wiyongera ku rwego rwo hejuru iyo bigumye mu mubiri. Rero igitunguru uko kiremye mu bikigize kirukana ibi binure bibi. Ikintu cya gatanu rero igitunguru kizagufasha, iyo ukunda kugikoresha muri ubu buryo, hari abantu batakunda kugira apeti, bakunda kutagira apeti ku buryo ku mafunguro yabo baba bumva bakeneye kurya urusenda. Igitunguru iyo ukunda kukirya kizamura apeti yawe kuko nta ngaruka kigira, kandi urusenda rugira ingaruka zo gukabura umubiri ku buryo igihe utarubonye kurya bidashobora kukuryohera. Igitunguru rero cyongera apeti. Iyo wamenyereye kukirya, gishobora gusimbura urusenda ku byo kurya, kikakongerera apeti. Ikintu cya gatandatu rero igitunguru kizagufasha, mureke turebe ku mababi yabyo. Amababi y'ibitunguru akenshi tubigura ntayariho, ariko ibyo tuzi nka puwaro, cyangwa iyo wabyihingiye mu rugo ugakoresha amababi y'ibitunguru. Amababi y'ibitunguru ni meza cyane, abonekamo iriya vitamine A. Vitamine A ikora cyane ku maso, irinda abantu ubuhumyi. Ku bakuze n'abana bakiri bato cyane, iyi vitamine irakenerwa cyane. Rero mu mababi y'ibitunguru ni ahantu heza ho kuyishakira iriya vitamine A. Ndagusabye kugira ngo nitujya twiga akamaro k'ikintu, ujye ukazirikana, utangire kukigerageza, kuko Imana yaturemeye ibyaremwe ibidutunga kugira ngo, kuko bifitiye nyine umubiri wacu akamaro. Iyo tutabikoresheje hari icyo tuba turi guhomba. Niyo mpamvu rero ngushishikariza gutangira gukoresha igitunguru. Mu bitunguru rero, ikintu cya karindwi ngiye kukubwira, burya mu gitunguru habonekamo chrome. Iyi chrome ifasha mu kuringaniza isukari iri mu maraso. Igitunguru kiratangaje. Igitunguru ukunda kugikoresha cyane, hashobora kubaho iringanira ry'isukari mu maraso, kuko isukari nyinshi mu maraso ntago ari nziza. Ikintu cya munani rero, tugiye kugaruka kuri ya vitamine C. Iriya vitamine C izagufasha mu gutunganya umusatsi wawe n'uruhu rube rumeze neza, bitavuye mu kuba wafashe igitunguru ngo ukisige, ahubwo bivuye ku kuba wakiriye ku rugero ruhagije, kandi ukibuka kukirya ari bibisi. Igitunguru ni imboga nziza ziboneka ahantu hose. Nubona igitunguru ukakibyaza umusaruro muri ubu buryo, utagarukiye ku kugikoresha gishiririjwe gusa, ahubwo ukarenga ukagera kure, ukagura imbibi zacyo zo kugikoresha, uri umunyamahirwe. Icyitonderwa rero kugikoresha, ujye uzirikana gukoresha igitunguru gikuze. Uzirikane gukoresha igitunguru cy'umutuku kurusha igitunguru cy'umweru.
Mu kiganiro gitaha rero tuzareba noneho indwara zazahaje abantu benshi igitunguru gishobora gufasha. Igitunguru nagikoresheje mu kuvura amara. Nafashe igitunguru mvangamo pome, nkamuriramo indimu, nongeramo amavuta y'igihwagari, bimfasha kuvura amara y'umuntu wari warazahaye. Tuzareba indwara nyinshi zitandukanye igitunguru kidufasha kuvura. Komeza kubana natwe, Imana iguhe umugisha.